blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni wa mwanya cya kiganiro kikongerera imbaraga mu kwizera, dore ko icyo kintu wahawe n'Imana kizatuma ugira mu bwami bw'Imana. Umuririmbyi yaririmbye ngo tuzere Imana ntabwo uzajya mu ijuru habe no guca umutaro. Aha nakwibutsa yuko Abisiraheli batageze mu gihugu cy'amasezerano kandi babonye ibitangaza. Ese ibitangaza ubundi bimaze iki? Ibitangaza buri kintu bimaze n'ibintu Imana dukorera nibyo kugira ngo twizere, tumara kwizera tubone ubugingo buhoraho. Uyu mwanya rero ndashaka kumenyesha ijambo Yesu yabwiye Toma. Iramubwiye mu bice 20 umurongo waho wa 29. Aramubwira ngo Yesu aramubaza ati ujejwe nuko mbonye? Hahirwa abizeye batabonye. Waruzi ko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa ko bizaba utarabibona? Ntabwo ibitangaza bibereyeho kugira ngo umuntu adamarare, ahubwo nibikubwira ngo ni wizere. Akenshi yo twigisha abantu ijambo ry'Imana, dufite abantu baba bavuga bati ngewe ntabwo nshaka kwizera cyangwa byarananiye. Ariko impamvu utizera nuko wibagiwe iby'Imana yakoze. Iby'Imana ukoreye rero ntabwo Imana yari ishimwe kuza ihora isubiramo ibitangaza buri munsi. Ibitangaza Imana ukoreye mu buzima bwawe, ibyo wabonanye Imana, ibyo uhamya ubuzima wanyuzemo, bwonyine ubwabyo nizo mbaraga zatuma wizera none. Muri ibyo yavuze ngo bari imigisha none aha y'Imana yakugabiye, uyibare ntusegeye n'umwe, erega ari nyinshi yo gutangaza. Buriya kugira ngo wizere si uko Imana yakongera gukora ibindi, uko nibyo yakoze kuri wowe ntacyo wabimajije. Kambabaze bene data, ibitangaza 10 Imana yakoze kwa Farawo Abisiraheli bambuke urabyita bike? Inyanja itukura bambutsemo n'amaguru uyisi igitangaza gito? Ko kibageze mu butayu bagatuka Imana, bari bibagiwe aho Imana yabakuye. Akenshi iyo Imana ikoze igitangaza mu buzima bwawe ibiguhaye icyo bita avance ni ikintu umuntu aguha akwereka ko hari umwenda aguhaye. Ibintu Imana yagukoreye, ibintu Imana yankoreye nizo mbaraga zo kutuma nizera. Wowe wumva kino kiganiro rero, subiza amaso inyuma urebe iby'Imana yakoze. Nahangaho ugeze ntiho watekerezaga, nubwo wiganyira uko ejo bizagenda, ariko ahangaho uhagaze hari umunsi utaruzi ko wari uzahagere. Uko cyagiye Imana yabanye nawe cyagiye ni kuri wane nawe. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yesuwa uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Urumva iryo jambo, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Wowe urimo babiri. Wumva kino kiganiro uri Mose ukabana Yesuwa. Bishatse kuvuga iki? Hari iby'Imana yagukoreye n'amaso yawe, nawe wibuka watanzemo n'ubuhamya bwabyo, ubwira ibintu Imana igukoreye, ubwira abantu Imana ibintu ikoze. Ariko kubera ko wibagiwe, Imana igusubiriyemo irakubwiye ngo uko Imana yabanye na Mose niko izabana nande na Yesuwa. Subiremo rero wowe uri Mose wabonye byinshi. Uyu munsi rero niba ugeze aho Yesuwa ahagaze ngo afate Yeriko, nube Mose ube na Yesuwa. Mose bivuga iby'Imana yakoze, Yesuwa bivuga iby'Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ariko wahirwa uwizeye ko iby'Imana yavuze izabisohora bitaraba. Kwizera no kumenya ibizaba utarabigeraho. Kwizera icyo bikumariya rero bituma ugira amaso, ukagira amatwi, ugahumurirwa, ukagira amaboko, ukumva kugira ngo ubashe kumenya iby'Imana ishaka. Aha nakwibutsa ko kwizera ari ukuvuga rumwe n'Imana ku kibazo cyawe. Imana ibona gute icyo kibazo? Ibyo uvuga nayo ni kwivuga. Ibyo bisobanuro byawe utanga nibyo na Imana itanga. Ndashaka kubwira ko kwizera ni ukureba uko Imana ireba, ukavuga uko Imana yagombye kuvuga, ugatekereza uko agombye gutekereza ku kibazo cyawe. None ufata icyo kibazo cyawe wita ko gikomeye, Imana uyibajije urabona yavuga nk'uko uri kuvuga. Uko utekereza byagenda niko n'Imana yabigenza. Niba rero mudahuje n'Imana uko uvuga ibintu, ukeneye amasengesho. Mukanya turaza kugusengera, ariko utega amatwi. Uri Mose ukabana Yesuwa. Mose bivuga ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Mose yari inyanja itukura, Yesuwa ye Yorodani. Ndashaka kubwira ko urugendo rwawe rw'ubuzima bwawe wowe uteze amatwi no kiganiro ni urugendo rw'ibitangaza gusa kugeza none. Nubwo ubona imbere nta nzira hari Yeriko n'ibiteye ubwoba byinshi, umva ukuntu Yesuwa yavuze. Yaravuze ngo ntacyo kubakingira gihari,
ngo mwe kugomera Imana gusa ngo Uwiteka nawe twishimira tuzabarya nk'abarya umutsima. Bivuze ngo iki? Iyo umaze kuba umuntu w'Imana ibyo wabonye bihagarareho, ubare imigisha Imana yaguhaye uyibare ntusige n'umwe. Ni myinshi yo gutangaza. Reka mukanye dukomeze. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Inshuti z'umusaraba, muri gahunda yo gusenga Imana akenshi hari n'igihe tuya twicara tukajya twatura ibintu tunibaza ibibazo byamaze kurangira. Mu bibazo bimwe wibaza hari ibibazo Imana yarangije wowe utaramenya. Uzi ko Imana igitubwira ngo komeza ugende nubwo waba ubona inzira idahari, muzi ukuntu mbigusobanurira. Akenshi kugira ngo umuntu agende yihuta nuko ababona aho ajya. Mu kwizera rero umva iri jambo ryumve neza uritega amatwi. Inzira yo kwizera tunyuramo iyo tugenda mu nzira yo kwizera ntabwo inzira uri kuyibona. Twe inzira aho ukandagiye niho haka honyine. Ni ukuvuga ngo aho iyo uhagaze ushaka kuvuga ngo kugira ngo nkomeze nizere nuko ndeba imbere ntabwo habona. Imbere uhabona ari uko ukomeje kugenda. Imana yabwiye Mose yageze ku nyanja itukura, kuko Mose yaratakiye Uwiteka aravuga ngo mwami ko wambwiye ngo njyana Abisiraheli kabageze ku nyanja itukura nta nzira ihari. Imana amubwiye ngo iki ngasubira inyuma, yaramubwiye gukomeza ugende. Kubera iki? Agehe akomeza agende guteka imbere hari inyanja, inyuma hari ababisha, iburyo hari imisozi, ariko yaramubwiye ngo nakomeza agende. Kubera iki? Akomeza kugenda. Ibibazo tunyuramo, ibibazo duhagaze imbere byo bikomeza guhagarara, ariko iyo dukomeje kugenda byigirayo. Kandi nkubwira inkuru nziza nshuti yanjye, nongera nsubiremo. Iyo utaretse kwizera, utaretse kwizera, muri byavuze ngo byose biranesheka. Tutaretse udukomeje gusenga, dukomeje kwizera byose biranesheka. Iyo ukomeje kwizera ujya kunokora umuhozo wari guhagaze imbere ntumenya aho warengeye. Ariko iyo uretse kwizera ugahitamo gusubira inyuma, Bibiliya irakubwira ngo ntago Imana izakwishimira. Uyu mwanya rero ibintu Imana yagukoreye mu buzima bwatambutse ni bituma ukwiye kumenya ngo mfite impamvu zatuma nizera. Ufite impamvu nyinshi zo gutuma wizera, ariko shaka kubwira ngo iyo turimo tugenda imbere yacu tuba twibaza ibibazo nuko biza kurangira. Umva inama nakugira, nanagusengere, komeza ugende tucike intege. Dusome ijambo ry'Imana. Mariko 16 umurongo waho wa mbere. Ngisabato ishize Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome ngo bagura ibihumura neza ngo baje kubimusiga. Nuko mu museke kwa mbere iminsi 7 ngo baragenda ngo bagira ku gituro izuba rirashe. Ariko barabazanya bati, umva icyo kibazo nicyo shango wumve. Barabazanya bati, kuko nawe uri kwibaza na mugenzi wawe hari mu njya mwibaza. Niba mukibazanya n'umuryango wawe, niba kibazanya n'umugabo wawe, sinzi abo mujya mwibazanya uko bizagenda. Umva ko babazanyije, ariko bari barimo bagenda ngo barabazanya bati ngo ninde uri butubirandurire cya gituro kiri ku munwa w'igituro. Ninde uri butubirandurire igituro? Nukuvuga ngo Yesu yarahambwe, yarapfuye, arashyingurwa, hejuru ikumva bashyiraho igituro. Mu gitondo kuwa mbere w'iminsi 7 abagore bivamo kujya kumusiga imibavu. Ubwo ni amasengesho, ariko barimo basenga nkuko nawe uri gusenga. Uri musenga wagera hagati ukumvugiza n'ubwoba ngo barimo basenga ati se nubwo tugiye nubwo ndi gusenga ninde ukuraho cya kintu. Umva nkubwire, bo baravuze bati dushimye ko dufite ibihumura neza, none ni cya gituro kiravaho gite? None se ubundi bari bagiye kwandi? Bari bagiye gusiga ngo umubiri wa Yesu bawusiga imibavu n'amaparufe, ariko ngo bibaza uko biza kugenda igitare ugikuraho. Umva ikintu nashimye cy'aba badamu, nta mugabo bari bajyanye ukibafasha. Igitare kandi cyakizweho n'abasirikare bakomeye, kinarinzwe yemwe. Uretse no kukibakuriraho cyari kinicayeho abasirikare. Cyari gituro Yesu yari imva Yesu yahambwemo, harimo n'abasirikare bayirinze, ariko kinaremereye. Noneho barangije bibaza ikibazo bati se ko wishimye ko tugiye turabagore, ninde ukibirandura? Umva nshuti yanjye nkubwire, nawe ufite ikintu cyubaraye hejuru y'ibyawe y'ubuzima bwawe. Mu bibazo wibaza ari inde? Nuwuhe mucamanza urubanzwe waruburana?
ni ninde avoka wajya mu rubanza rwawe? Ninde muganga wagukiza iyo ndwara? Ninde washobora kukibirandura? Kuko ibyo uvuga nibyo, ni kirarumbaraye, ni kinini, kirarinzwe. Ariko umva inama nakugira, nibyo nakubwiye, inama imwe muri nyinshi cyane nakugira nshuti yanjye, komeza ugende. Wowe mu bibazo wibaza, wowe komeza ugende. Wowe komeza ugende, ntiwiyahure ngo uvuge ngo ndukomeze urugendo ngo ugwe, ngo kubera ko imbere yawe ngo hariho igitare. Mu kanya tugiye kureba hamwe ukuntu bigenda. Iyo ukomeje kwizera ntuhagarare, cya gitare usanga cyabiranduwe n'izindi mbaraga zitari izawe. Imbaraga zawe ntabwo zagikuraho n'iz'abandi, ariko hari imbaraga z'Imana zihari. Mu kanya ndagusengera, ariko reka tuze kuruko byarangiye. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings money cannot buy, your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Inshuti y'umusaraba rero, uba nkubwire uko byarangiye ni gute. Bibiliya ikatubwira ngo ariko bararamye. Umva rarama. Iyo ukomeje kureba ikintu kikuri imbere nturebe Imana, kurarama no kureba Imana. Bibiliya ivuga ngo nimubona byose bibayeho muzararame murebe mu ijuru, kuko niho gutabarwa kwawe kuzava. Ngo bararamye babona igitare cyabiranduwe kihirya, nubwo cyari kinini cyane. Aho ni gusoma muracyahibuka 13 muri Mariko umurongo waho wa 4. Ngo ariko bararamye babona cya gitare cyabiranduwe, ngo hirya cyaguye kure. Ngo nubwo cyari kinini gute. Wari uzi ko Imana ifite imbaraga zo kubirandura ikintu kiremereye? Abanyakwizera rero, ibanga rimwe ni iringiri, nuko mudacika intege ngo mureke kwizera, mukomeza kugenda nubwo mwamo butazi uko biza kurangira. Ngo binjiye mu gituro, ngo basangamo ngo umusore wicaye wambaye imyenda yera arabasobanurira, ariko bahaguruka. Amashuti yanjye bahaguruka, bagiye batazi uko biza kugenda. Umva rero inama nakugira, kandi inama y'Umwuka Wera, uzajya ukomeza kwizera nubwo waba utazi uko biza kugenda. Ujye ukomeza guhamya ko igitare kiza kubirandurwa. Niyo mpamvu na Aburahamu ubwo umuhungu yamubazaga ngo ko tugiye ku musozi Moriya tukatugiye gutamba umwana w'intama. Umwana w'intama ari he? Ko mana dufite inkwi, dufite n'umuriro. Dufite inkwi n'umuriro, kandi dufite n'inkota. Umwana w'intama ari he? Aburahamu yavuze ijambo ryiza. Umva ijambo nshaka kubwira, ahubwo ngo dukomeze tugende. Yabwiye umwana ngo dukomeze tugende. Mwege namwe mukomeze mugende. Komeza nimukomeze kubaho. Nimukomeze kwatura ibyiringiro. Yamubwiye ngo nitukomeze tugende. Nitugera ku musozi w'Uwiteka, nitugera aho tujya turahasanga umwana w'intama wo kuza gutamba. Aburahamu yabikuye he? Umwana w'intama yamubonye he? Yamubonye mu mwuka. Yarimo ahanura Kristo uzaza akaza gupfira abantu, agasimbura ibitambo, abantu ntibapfe, hagapfa Yesu mu cyimbo cyacu. Kambabwire bene data, ndumva mpatwa no kugusengera. Ndabizi iki kibazo aba bagore bibajije nawe urakibaza. Cya kibazo cyabo gikwibutse, baravuze ngo ninde uri tubirandurire cya gitare, cya gituro. Ngo ariko bararamye ngo babona cya gitare cyabiranduwe, ngo cyaguye hirya, kandi ngo cyari kinini cyane. Ndacyaka kubwira rero ko so bwa mbere tubona Imana. Ibintu Imana yakoze mu buzima bwacu yabikoreye kugira ngo twizere, ahubwo tubone ubugingo. Iyo utizeye rero ntukomeza kugenda, kandi utizera ntabwo uzajya mu ijuru, n'ubugingo ntabwo uzabona. Niyo mpamvu nubashaka kugusengera kugira ngo ukomeze ugende, yo gucika intege. Nubwo igitare ari kinini koko nkuko bivuga, ibyo uvuga nibyo, ariko nukomeza kugenda urasanga kitagihari. Ukomeza kugenda nukomeza kwizera. Cyabugufi ngusengera Imana, kuko ndumva mbihatwa n'Umwuka Wera kugusengera, kandi nzi neza ko ubwo bufite n'ukuri uyu munsi uri buze kwira. Uri kwibaza ko uyu munsi biza kurangira, birarangira. Uyu munsi umeze nk'indi yarangiye, kuno kwezi kumeze nk'andi mezi wanyuzemo, uyu mwaka umeze nk'indi myaka waciyemo. Ibihe birahinduka, Imana nidahinduka. Ibintu byaba bibi bikaba na bibi cyane, ariko ya Mana ya cyagihe cya kera niyo Mana y'uyu munsi. Ntisaza, nticika intege, ntirambirwa. Imana itaguhakaniye ntukihakanire. Imana niba yakubwiye gukomeza ugende, ntugahagarare itakubwiye guhagarara.
niba nta cyahinduye kuko Imana yakubwiye, reka guhindurwa n'ibyo ubona, komeza urugendo ugende. Kangusengera Imana kugira ngo umutima wutuze, we kwiha igisubizo, kandi Imana ifite igisubizo. Iyo udafite igisubizo uyu munsi, Imana ibifitiye igisubizo, nukomeza kwizera. Reka nsenge Imana. Imana yacu, ndagushimye ko ijambo ryawe ari rizima kandi riza mu gihe cyaryo. Uyu mwene data, uyu mushiki wanjye wumvise ubutumwa bwiza, imbere ye hari igitare kandi agomba gukomeza kugenda. Yareba imbere ntagahabona, n'ubundi ntihanagaragara. Hakumuririmbyi yavuze ngo iyo inzira itagaragara hari mu kabwibwi. Yesu aravuga ngo ndi kumwe namwe. Mana, aba bantu ndabasengeye kandi amusengeye pe, ari kureba imbere ntabone ko urugendo rugihari, ariko ahaza gukandagira haza kubahi. Sengeye umutima we, sengeye ubwenge bwe n'ibitekerezo bye, kugira ngo atangire yibuke ko uyu munsi nubwo ibintu biteye ubwoba bikomeye, ariko uyu munsi hasa nk'ejo hashize. Yabanye natwe mu minsi yatambutse, yaturengeye cyagiye ikaturokora, niyo kwiringirwa. Ubwo idapfa ntisaze, kabiri kumwe natwe. Mana, rengera uyu muntu, nzi ko wambwiye umwereka kenshi, ariko n'uyu munsi akeneye kubona ukuboko kwawe kwiza. Ndamwizereye mu izina rya Yesu. Mwatuyeho kongera ko amaso yahumuka akabona kukugira neza kw'Imana. Niyo mpamvu wabwiye bashiki ba Lazaro ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Reka yizere abone ukuboko kwawe. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, ugira neza. Amen. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged. God